Nyakwigendera Pastor Ezra Mpyisi yari umukambwe w'inararibonye benshi bahamya ko bishimiraga uburyo yabwirizagamo, akaba yaravutse mu 1922 akavukira i Nyanza ku ngoma y'umwami Yuhi wa gatanu Musinga. Amatariki akaba atarayazi neza nk'uko byagiye bitangazwa cyane ko babaraga bahereye ku bihe n'ibikorwa byariho muri icyo gihe. Ubugimbi bwe yabubayemo ku ngoma y'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, waje gufata izina rya Charles Léon Pierre cyangwa Léon Pierre arihawe n'umuzungu witwaga Léon Karase. Nyuma yo kwakira abamisiyoneri b'abagatolika, uyu mukambwe akaba ari muri bake babashije gukandagira mu ishuri, akaba yarize amashuri 8 abanza mu bigo bitandukanye, ndetse akaba yaraje gukomereza amashuri ye muri Zimbabwe muri kaminuza ya Badivandiste yitwa Sorusi, aho yakuye impamyabushobozi muri teolojiya. Pastor Ezra Mpyisi mu 1944 nibwo yasezeye ku busiribateri ahitamo kubaka urugo. Akaba yaribarutse abana 8 barimo abahungu 7 n'umukobwa umwe, afite abuzukuru. Pastor Ezra Mpyisi yitabye Imana afite abuzukuru 15 n'abuzukuruza 2. Kubera amateka u Rwanda rwanyuzemo mu 1959 nyuma yo gutanga k'umwami Rudahigwa, nawe byamugezeho, ndetse nk'umuntu wari umuvugizi w'abadivantisti ku ngoma y'umwami yakomeje kubikora naho yarari mu buhungiro. Akaba yaragiye yubaka amashuri atandukanye yigisha Bibiliya harimo Uburundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akaba yaraje guhagarika gukora nk'umumisiyoneri mu 1992, akaba we n'umuryango we baragarutse mu rwababyaye mu 1996, aho avuga ko yahise atangiza ishuri ry'abadivantisite rya Mudende, ari naryo shuri rya mbere ryigenga ryari rije mu Rwanda. Si ibyo gusa kuko yaje no gutangiza irindi shuri rya Bibiliya Nyamirambo. Nubwo yatabarutse ariko ntibyamubujije kuba hari uturimo yagiye akora dutandukanye tujyanye n'imbaraga yari afite, akaba kandi yaranzwe no gukunda umurimo, ari nabyo urubyiruko rwinshi kugeza na n'ubu tumwibukiraho. Kwigira kuri uyu mukambwe tukaba tuzakomeza guhora tubyibuka mu mitima yacu, kandi tuzahora tumuzirikana nk'inzu yacu y'ibitabo. Yagiye atugira inama nyinshi zirebana n'urubyiruko, kandi ndakeka ko twese twakuyemo amasomo akomeye. Nyakwigendera rero Pasiteri Ezra Mpyisi yari umusaza ukuze ukunda gusetsa abantu, ariko amagambo yavugaga akaba ari amagambo yari arimo ubwenge n'ubuhanga buhanitse, ku buryo yakoraga ku mitima y'urubyiruko ndetse n'abakuze, kandi tugakuramo isomo rikomeye. Ni inzu rero y'ibitabo twahombye, ni umuntu ukomeye twahombye, ariko kandi niko bigenda, igihe cyari kigeze ngo yiruhukire, kandi turamushimira ibyiza yakoze aho ari hose. Imana ikomeze imworohereze. Umuryango we aho uri hose turawifuriza gukomeza kugubwa neza, turawifuriza gukomeza kurama no kuramba. Imana izawushyigikire muri byose, kandi dufite icyizere ko bamwe mu bagize umuryango we bateye ikirenge mu cye, kandi nabo tuzagenda tubakuraho amasomo n'inama zigiye zitandukanye. Icyo nasoza mvuga rero ni uko nyakwigendera namwifuriza iruhuko ridashira. Twaramukundaga kandi n'ubu tuzakomeza kumukunda. Umuryango we rero aho uri, kamubwire ngo amahoro y'Imana abane namwe. Mwakoze cyane, kora subscribe kuri iyi channel niba iyi video hari ikintu igufashije.